nongeye kubaramutsa cyane, ndabaramukije cyane. Muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiru. Imana ishimwe cyane ko twongeye kubonana, kandi Imana ishimwe cyane ko ikomeje kuturinda. No kuvuga yuko wowe nanjye Imana iraturinze kubera yuko hari impamvu, hari intego, hari icyo iturindiye, hari icyo tugomba gukora muri ubu buzima niba ugihumeka. Kandi nagira ngo nkubwire ngo kuva ugihumeka ni ishimwe rikomeye, kuko byose birashoboka igihe ubuzima bwawe bugihari. Ndagira ngo mbonere kubifuriza umwaka mushya uzababere muhire, uzababere mwiza, kandi ndabifuriza n'ibi bihe byiza bya Noheli gukomeza kubinezererwamo. Tunezerwe cyane ariko tudasamara, kugira ngo umwanzi wacu atabona icyuho. Uyu munsi tugiye kuganira, umutwe w'ikiganiro uravuga ngo uzamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Uzamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Dutangire dusoma amagambo ari muri Yeremiya ibice 17 guhera ku murongo wa 7 kugeza ku wa 8. Haranditse ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Imana ishimwe cyane. Iki giti ngo ntabwo kizita ku mwaka wacanyemo amapfa. Ni ukuvuga ngo umwaka amapfa yaza, amapfa ataza, iki giti gifite ubwishingizi, kubera yuko ngo cyo giteye hafi y'umugezi. Cyo kiri hafi y'umugezi. Dusobanure ububwiru bw'umwuka. Koko uyu muntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro yagereranyijwe n'iki giti, igiti cyatewe hafi y'umugezi. Ese ibi ngibi bivuze iki? Tubanze turebe ubwiru bw'iki giti. Hari ibice bitatu by'iki giti Bibiliya yavuze. Bibiliya yavuze imizi, ivuga amababi, ivuga imbuto. Amababi ni igice gikunda kugaragaza ubuzima bw'igiti. Iyo amababi atoshye byerekana ko igiti kibayeho neza, gifite ubuzima bwishimye. Ariko iyo amababi arabye byerekana yuko igiti gifite ikibazo, ko igiti kitagowe neza. Iyo amababi arimo yuma byerekana ko igiti kirimo kigana mu rupfu, igiti kigiye kuma nacyo. Bibiliya yongeye kuvuga imbuto. Imbuto niyo ntego yo gutera igiti. Iyo igiti gikuze neza kirangwa no kwera imbuto, maze kigatanga umusaruro. Ubwo ngubwo uwateye igiti aba ageze ku ntego ye yo gutera igiti, akanezezwa n'umusaruro. Ngo hari umunsi umwe Yesu yararimo agenda, ngo ariko aza gusonza, maze abona igiti, akabona igiti kimeze neza. Agenda agiye kureba aho imbuto zo kurya, ariko aziburaho. Igiti arakivuma, maze igiti kiruma. Ubwo ibyakurikiyeho ni ugutemwa kigacanwa. Ikindi gice bavuze ni imizi. Imizi ni igice cy'igiti gikora imirimo ibiri ikomeye: guhagarika igiti kigakomera ntikigwe, no kugaburira igiti kikabasha kubaho. Iyo igiti cyacitse imizi ntabwo gishobora kongera kugira ubuzima. Igiti ntabwo gishobora kongera kubaho, ahubwo kiruma. Ubundi turebe aho kiriya giti giteye. Ubutaka. Niba igiti cyaratewe, ubwo nyine ni ukuvuga yuko igiti cyatewe mu butaka. Ubutaka bugereranywa n'ubuzima, ni ubuzima rusange umuntu wese ubaho Imana imugenera. Imana nk'umubyeyi ikamugenera ubwo buzima nk'ikiremwa yakize mu isi. Ariko nanone hakaba ubundi buzima hano bugereranywa n'umugezi. Bisobanura ubuzima budasanzwe, ariko ubuzima ugiramo uruhare kugira ngo ubushyikire. Ubwo rero butandukanye na buriya buzima bugereranywa n'ubutaka, kubera yuko ni ubuzima ushobora kugira ikintu ukora, ugomba kugira ikintu ukora kugira ngo ubugereho. Kuba igiti gitewe hafi y'umugezi birasobanura iki? Reka turebe urugero. Iyo abantu bakeneye amazi bajya kuvoma ku mugezi,
bakavoma ahayo bashoboye, maze agashira bakajya kuvoma ayandi. Kuvoma amazi biravuna bitewe n'intera iri hagati y'umugezi n'aho ujyana amazi. Hakaba n'ubwo haba ingorane zituma utabasha kujya kuvoma kandi ukeneye amazi. Izo ngorane zishobora kuba nk'imvura nyinshi, izuba ryinshi, cyangwa se igihe ubuzima bwawe butameze neza. Ariko noneho ibaze uramutse ufite umugezi mu rugo iwawe, ni ugukoresha amazi uko ushaka, nta bwoba, byaba kuyatanga ukayatanga uko ubishaka wishimye, kuko uzi neza ko ufite umugezi wayo mu rugo. Iyo urebye ibiti bitandukanye usanga byaratewe ahantu hatandukanye. Hari ibiterwa ku gasozi, hari ibiterwa ku mihanda, hari n'ibiterwa ku rugo. Ibi byose usanga bigira ubuzima butandukanye. Ariko iyo amapfa yaje bihura n'ingorane nyinshi, ndetse no kwera imbuto ntabwo biba bigishoboka, kuko ubuzima buba bwahungabanye ndetse bukaba bwanapfa. Ariko ngo hari igiti kidasanzwe, kuko iyo amapfa yateye kirabimenya ariko ntacyo bigitwara. Amababi yacyo akomeza guhora atoshye kandi kigakomeza kwera imbuto mu gihe cyacyo, kubera ko cyo cyatewe hafi y'umugezi. Ngo icyo giti ni igiti gitewe hafi y'umugezi. Hari umuntu rero umeze ngo nk'iki giti. Ibibazo bizaza, ingorane zizaza, intambara zizaza, z'umubiri n'iz'umwuka zize. Ariko uwo muntu imizi ye yamaze gushorera aho ubuzima bukomoka. Bibiliya iravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura. Ariko jyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Imana ishimwe cyane. Ayo ni amagambo dusanga muri Yohana ibice 10 umurongo wa 10. Iryo banga ry'ubuzima rikubiye muri aya magambo. Amagambo ari muri Yeremiya 17:8, amagambo twatangiye dusoma. Haranditse ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Hano muri Zaburi ya mbere guhera ku murongo wa 1 n'uwa 3 naho haranditse ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibaye byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana ishimwe cyane. Iryo banga rero rikubiye muri aya magambo. Ni ukuvuga ngo ubwo buzima budasanzwe, ubwo buzima butareba ibihe, ubwo buzima bugenzura ibihe, ubwo buzima umuntu ushobora kubutunga ni umuntu ngo umeze gutya. Uwo muntu ni umuntu wizera Uwiteka. Uwo muntu ni umuntu Uwiteka abera ibyiringiro. Uwo ni umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ni umuntu udahagarara mu nzira y'abanyabyaha. Ni umuntu uticarana n'abakobanyi. Ni umuntu wishimira amategeko y'Uwiteka. Ngo ni umuntu wibwira amategeko y'Uwiteka ku manywa na nijoro. Nitumera gutya tuzaba nka kiriya giti, tuzaba nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Ariko niba tutameze gutya tuba tumeze nk'igiti gitewe mu gahinga, igiti gitewe mu butaka bwiza ariko kitagira amazi. Naho twaba beza gute, tugatunga ibyo twita byiza byinshi, tukagira ubwenge ndetse tukaba twanavumbura, tuba dusa n'ibiti biteye mu butaka bwiza ariko bitagira amazi, ibiti biteye ku gahinga. Uku ni ukubaho ariko nta buzima. Ese wumva umeze nk'igiti giteye ku gahinga? Yesu arababwira ati, nijye mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Imana ishimwe cyane. Muri uyu mwaka mushya ndakwifuriza ubuzima bwiza, ubuzima butoshye. Ndakwaturiraho ubuzima budakorwaho n'amapfa y'isi,
ndakwaturaho kugira umusaruro mu gihe cyawe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkwifurize ibihe byiza. Iminsi ya Noheli ikomeze ikubere myiza, umwaka mushya uzakubere mwiza, uzakubere muhire. Ndagira ngo twibuke ko tugomba kwishima ariko ntidusamare, kubera yuko umwanzi wacu akeneye kubona icyuho kugira ngo atwinjirire. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi. Imana ibane namwe. Tuzongera ubutaha.